Imana irashaka ko nta muntu upfa arimbutse, irimo yinginga abantu, irimo yinginga abanyabyaha ngo nimuze. Imana irashafite imbabazi, irashaka guhembura abantu, irashaka kubahindura abazima, irashaka gutuma abantu baba bazima muri Kristo Yesu, irashaka gutuma abantu bongera bakabaho, kuko hari benshi bapfuye bagaza mu mwuka, barapfuye bararangiye, ariko Imana irashaka kongera gutanga ubuzima, abantu bakongera bakabaho bakabakira ubuzima buzima. Rero abantu bageze ubwo badamarara, bamwe bararimba ngo abagore beza twirongoreye, mugane wabo baririmbye, abandi ati uri amazu meza twiyubakiye isira ryose. Abantu bari muri isira ryoshye we, ariko nubwo iryoshye iminsi muri nyiravuga ngo iminsi iri kugenda vuba, iri guhita vuba, iri kwihuta vuba. Abantu banyine bari mu mikino, ntago bazi ibyo barimo, ariko nyamara ariko ubwo nuje nari ntanze ikintu kiri kubitera ni ikihe? Nuko Satani yazamukiye isi kandi aje kubabaza abantu basenga. Bageze mu mugisha, barekura umugisha, basigarana ibyabyawe n'umugisha. So byumvishije? Bageze mu mugisha, barekura umugisha, basigarana ibyabyawe n'umugisha. Yikanga ko umugisha yawubonye burundu ahita karasinzira. Reka mbabwire, umugisha ni Yesu. Nudasenga uko umeze kose, nushaka uri umudamu, nushaka uri pastor, uri umugore, sha urwose urasambana. Nudasenga Yesu mwami. Impamvu bari abantu bari gusambana bagiye mu mbaraga nke, banegereje ibintu by'Imana, bagiye kuhirya y'Imana, baza gufatwa n'umwuka w'ubusambanyi, bari gutwara abagabo b'abandi. None wabigira ute? Buriya rero nta kintu kivugwa, umuntu yaravuze aravuga ngo ntandure ivugira ubusa ku musozi. Buriya niyo mvu umuntu akuvuga ubusambanyi 90%, burya hari igicuma bari byo, wenda 90 igasigara gushidikanya, ariko burya icuma ryaba ari byo. Nimwiyane kandi mube maso, ko mutazi umunsi Yesu azaziraho. Nimwiyane kandi mube maso, ko mutazi umunsi yemwe Yesu azaziraho. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano, ngororera umuntu ibikwiye ibyo yakoze. Ikindi imbwira ko yari yambwiye ko zizafungwa. Nyine ndabivuga, ndabitangaza, ndabivuga. Ariho nigeze nabwiza ikiganiro kivuga ngo ni mwivomera amazi azabatunga mu gihe cyo kugotwa, mbivugamo. Hanyuma rero hari n'ibindi byorezo icyo mpamya n'umwuka w'Imana nuko Imana ivuze isohoza, kandi niba hari n'ibyo muri kubona Imana yagiye nshishamo, nabyo mu byitegure bizasohora. Hari n'ibindi nigeze mpanura, ntacyo uzaba Yesu turi kumwe, kuko azi neza ko ushobora byose. Nubwo naca mu bikomeye, ndabizi neza ko wanesheje. Nongeye kubaha ikaze mwese abakurikiye Abayo TV YouTube channel. Uwiteka abahire muri byose, aho muri mu mpande enye z'isi. Ndavuze ngo Uwiteka abahire, nimba ari mu gitondo ugira igitondo cyiza, nimba ari nimugoroba ugira umugoroba mwiza, kandi nimba ari na nijoro ugira ijoro ryiza. Uwiteka gusure urote neza. Uyu munsi rero imbere ya kamera hari umutumirwa dufite, ntekereza ko atari ubwa mbere mumubona. Ndagira ngo ntatinze mbanze muhakanya basuhuza nabibwire mu izina rya Yesu. Murakoze cyane abantu ku Bayo TV. Ndabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe. Hanyuma ndakeka ko atari ubwa mbere tubanye ku Bayo TV, tuhora tubana ndeshuti yanyu akadasohoka mugane wabo undi. Kuva kera cyagiye muzi ndinzahare, ariko n'utwongeye kubana ku bantu bambonye ari ubwa mbere tutamenyeranye. Amazina ni Ntakirutimana Elia. Ndi umuntu w'umugabo, Imana yiciye umwaka bazungu akaburara, mfite madamu n'abana babiri. Imana idari umugisha, ndi umukirisitu. Kirenze kuri byo ndi umunyamasengesho. Imana idari umugisha, ndi umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu. Imana idari umugisha. Yego munyamakuru. Imana ishimwe cyane. Gusa hari n'ikindi kintu utibutse kuvuga cyuko uri umukozi w'Imana w'umuhanuzi, kuko dufite ibimenyetso bifatika. No kuvuga ngo hari ibintu byinshi Imana yagiye kunyuzamo, n'abashaka bamanuka kuri cano bakabireba. Imana yakunyujemo ko hagiye gufunga isengero, tubona zirafunzwe. Imana ikunyuzamo ko hari n'izizasenywe, nabyo twarabibonye ko hari izasenywe. Ariko hari n'indi mpano abantu batigeze bamenya ko ufite,
kandi ni impano ujya ukunda gukoresha ndagira ngo nayo uyifungurire abantu gato kuko burya uno muntu turi kumwe buriya ni umuhanzi nuko mutajya mubimenya ariko reka banza baririmbire gato ubundi duhite dukomeza tunaganira. Murakoze cyane kuri ibyo byose avuze. Reka maze wenda ndirimbe gatoya ko ndirimo mfite nshyashya nshaka gusohora nshaka kubagezaho mu minsi yashize n'imfite iyo bita umugambi Imana ku muntu ubwo ntayisohora ariko irahari. Muri iyi minsi mfite ivuga ngo nimwiyane kandi mube maso ko mutazi umunsi Yesu azaziraho. Nimwiyane kandi mube maso ko mutazi umunsi yemwe Yesu azaziraho. Dore ndaza vuba nzanye ingororano ngororera umuntu ibikwiye ibyo yakoze, yaba ari byiza yaba ari bibi. Dore ndaza vuba kandi sinzatinda. Nimwiyane kandi mube maso ko mutazi umunsi Yesu azaziraho. Nimwiyane kandi mube maso ko mutazi umunsi yemwe Yesu azaziraho. Murakoze cyane. Hanyuma yarambajije ngo hari ibintu byinshi njye ntabwo nkunda nyine kuza kuvuga ngo biriya byarasohoye buriya ntabwo hari igihe usanga bivuye mu pagani kuva mu bwibone, ariko gusa kuba kubimbajije atari njye uje kubivuga ngo murabona nasohoye nk'abandi nyine numva ngo banura abantu barapfa akaza kubyirata. Buriya ntabwo ari ibyo kwirata nyine biriya biva mu bwibone gusa. Kuba kubimbajije hari ibintu Imana yagiye inyuzamo byinshi. Nibaza kumanuka kuri channel barabibona ndetse n'abajya no kuri Ramiro TV barabibona n'ahandi ahantu nagiye ncisha ubutumwa henshi cyane rwose nagiye kwamamariza. Ariko biriya byo gusenya insengero Imana yari yabimbwiye imbwira ko hari zizasenywa zizavaho nyine zizavanwaho. Ikindi imbwira ko yari yambwiye ko zizafungwa nyine ndabivuga ndabitangaza ndabivuga. Ariho nigeze nabwiza ikiganiro kivuga ngo nimwivomera amazi azabatunga mu gihe cyo kugotwa mbivugamo. Hanyuma rero hari n'ibindi byorezo icyo mpamya n'umwuka w'Imana nuko Imana ivuze isohoza. Kandi niba hari n'ibyo muri kubona Imana yagiye nshishamo nabyo mu byitegure bizasohora. Hari n'ibindi nigeze mpanura vuga kuri basenyura muhanda ujya mu Bugande uturuka Gatsata ujya mu Bugande ko Satani agabyemo abadayimoni. Nanavuze ku butumwa ku badayimoni 2,000 Satani yari yazamuye abantu bantera amabuye bari n'amamagara bamwe barambwira ngo bira bintu bura wabisubiramo. Ndavuga ati nabisubiramo iki bukoze ahadaciye iminsi hari imodoka turuka mu Bugande n'ituruka mu Rwanda biragongana. Ugiye kubitumwa ngo ni ibintu bisanzwe ariko Imana ari benshi mirambwira ngo ngene mbwira abantu busengere cyane ko Satani agabyemo abadayimoni benshi muri ya muhanda kugira ngo akoresha impanuka nyinshi kugira ngo abantu bapfe. Ibyo byarasohoye bimwe na bimwe ndumva atari byo kwirata gusa abanyamakuru wari ukoze kubimbazaho. Ariko hari n'ibindi nagiye mpanura byinshi Imana yagiye nshishamo kungiye nemera ko ndi umuhanuzi. Ndabyemera ko Imana igiye nkoreramo kandi bikaba Imana idahana umugisha. Imana ishimwe cyane kandi ni byiza bwo kuzajya wumvira Imana kandi koko nizajya inagutuma ntuzajya uceceka ahubwo jya utanga ubutumwa bw'Imana kuko ni Imana isezeranye igasoza kandi ni Imana ifite n'ubushobozi bwo guherekeza ijambo rya. Ariko wenda mbere yuko dukomeza unatugezaho iki Imana yashyize ku mutima wawe kuko byanze bikunze hari impamvu twakire muri studio za Abayo TV YouTube channel nta na rimwe ugikunda kuza hano atari impamvu Imana yemeye. Ngiye hari ibintu maze iminsi ndi kubona ejo bundi twabonye inkuru kuri YouTube bavuga bati hari umupasteri wishwe n'umwana wamuteye icyuma sinzi nimba barayibonye witwa Korode. Nono ndeba hari undi bari kuvuga bati uyu mudamu ngatwara abagabo b'abandi. Nono ndeba na zira nsengeza se mu byukuri wowe iyo urebye ino minsi duhagazemo cyangwa se ibihe turimo niki wabwira abantu basenga? Ikintu nabwira abantu basenga nuko baba mu bintu by'imiteto barimo n'imidamararo. Abantu bageze ubwo badamarara barasinzira. Abantu bari gusinzira ariko bakibaga ko Satani bari gukora ntago ari kuruhuka. Rero mu gihe ikinyamakuru nigeze mvugaho ndavuga ngo 99 ni ya Yesu rimwe n'iryawe ukabigiramo uruhare. Rimwe na rimwe nta bintu Imana izakora tutabyizemo uruhare. Rero abantu bageze ubwo badamarara namwe bararimba ngo abagore beza twirongoreye mugane wabo baririmbye abandi ati
muri amazu meza twiyubakiye isira ryose abantu bari muri isira ryose we ariko nubwo iryoshye iminsi muri ngira ngo iminsi iri kugenda vuba iri guhita vuba iri kwihuta vuba abantu banyine bari mu mikino ntago bazi ibyo barimo nyamara ariko ubwo n'urugero nari ntanze ikintu kiri kubitera ni ikihe nuko Satani yazamukiye isi kandi aje kubabaza abantu basenga. Navuga ngo Satani yazamukiye isi aje kubabaza abantu basenga. Udasenga rero nadasenga arasengera. Udasenga nadasenga ngasengera abana be abadayimoni bamukoma babice nyine. Niko biri bugende. Nudasenga uko umeze kose nushaka uri umudamu nushaka uri pastor uri umugore. Sha urwose urasambana. Nudasenga Yesu mwami. Impamvu bari abantu bari gusambana bagiye mu mbaraga nke banegereje ibintu by'Imana bagiye kuhirya y'Imana baza gufatwa n'umwuka w'ubusambanyi none bari gutwara abagabo babandi none wabigira ute buriya rero nta kintu kivugwa umuntu umwe yaravuze aravuga ngo ntandure ivugira ubusa ku musozi buriya niyo mvu umuntu akumvuga ubusambanyi 90%. Burya hari igicuma bari byo wenda 90 igasigara gushidikanya ariko burya icuma ryaba ari byo. Rero nta kindi kintu kiri kubitera nuko bagiye mu ntege nke baradamarara bageze mu mugisha barekura umugisha basigarana ibyabyawe n'umugisha. So byumvishije bageze mu mugisha barekura umugisha basigarana ibyabyawe n'umugisha. Yikanga ko umugisha yawubonye burundu ahita karasinzira. Reka mbabwire umugisha ni Yesu kuko aravuze ngo izo kubwezo banevana mwishyamba shobora kweremba udashaka mbo umugisha ni Yesu. Iyo urakuye Yesu rero usigarana ibyabyawe n'umugisha. Ibyabyawe n'umugisha kubera ko fondation ari Yesu ari we mugisha. Ibi bintu byabyawe n'umugisha iyo umugisha ugiye n'ibyabyawe n'umugisha biragenda biratakara biragwa kuko nta fondation biba byifite biradegadega bikagwa. Hanyuma rano ngo ntangariza abantu bari kwikanga ko bageze mu mugisha kandi bararekuye umugisha bakaba bari mu byabyawe n'umugisha babwira ngo ntago bigiye kuramba n'iby'akanya gatoya. Bikanze ko bafite umugisha kandi bari mu byabyawe n'umugisha umugisha barawurekuye hanyuma batangira gucogora bagira intege nke baza gukanguka bafashwa n'ubusambanyi baza gukanguka bafashwa daimoni yabotote bijya nubwo nyine gera mu bana nibihanga nta kunanga makinye ku mubyimba ariko niko nabasobanurira. Murakoze munyamakuru. Imana ishimwe cyane. None rero tumva nyine n'ubutumwa bukomeye buriya kuba wabona umugisha warangiza ugatakaza umugisha ngo ugasigarana ibyabyawe n'umugisha ni ijambo rikomeye ariko abantu bakwiye gutekerezaho cyane kandi buri wese akaba amaso akarinda icyo Imana yamuhaye. Rero ndumva nta n'ibindi bintu byinshi ndaza kwirwa nkubaza cyangwa se ngusobanuza kuko ahubwo reka nguhe umwanya mvuge nti tugezeho icyo Imana kize ku mutima wawe. Karibu umukozi w'Imana. Wenda ntarasenga ikintu kimwe nabwira abantu nababwira inama nabagiye no kuva mu mudamararo bakaba mu bintu barimo byo gusinzira bagisinziriye. Satani wakomeje akazi. Mana yacu Mana ikomeye Imana nziza Imana ishobora byose dutangi devo ela siwa nema edo mena sifona dra pela siwa shalawi ela tostas tutatalas men dutangira akakanya turavuze ngo ngwino ubane natwe bantu tugiye kubana muri uyu mwanya. Nyemerera Kristo ufungura amatwi yabumve kandi bumvire kandi nanjye nshoboze undinde kwimaza no kwishyira hejuru mu izina rya Yesu nkwere mikoro birangururire. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mbona uko ntanga ubutumwa Imana ibantumyeho hanyuma kuri chaîne y'Abayo TV kugira ngo munakore subscribe ariko munasharinga abandi musangize n'abandi ubutumwa bugere kure. Hanyuma nugira ibintu nenga andika nta kibazo nunantuka andika nta kibazo nabyo nunashima andika nta kibazo nabyo kuko hari abantu bazigaye batuka ijambo ry'Imana ntago ari tututse Imana ndi ijambo ry'Imana. Najya mbibutse ko iyo ututse umuntu w'Imana yatumye ubututse Imana ntago ari ubututse. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Ezekiyeli 37 umurongo waho no w'icumi. Havuze ngo iki? Haravuze ngo nuko manura uko yantegetse maze umwuka unyinjiramo nuko umwuka uyinjiramo nuko ibaho ihagarara ku maguru yayo yiremamo inteko nyinshi
nyinshi cyane, maze arambwira ati mwana w'umuntu, ayo magufwa ni ab'inzu ba Isiraheli yose, dore baravuga bati amagufwa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hanura ubabwire uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo dore ngiye gukingura ibituro byanyu mbibakuremo mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isiraheli. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Reka dusubiremo. Haravuze ngo nuko manura uko yantegetse, maze umwuka ayinjiramo, nuko ibaho ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane, maze arambwira ati mwana w'umuntu, ayo magufwa ni ay'ab'inzu ya Isiraheli yose, dore baravuga bati amagufwa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hanura ubabwire uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo dore ngiye gukingura ibituro byanyu mbibakuremo mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isiraheli. Amen. Hanyuma nari mbatumweho ni ibihugu bitatu nje guhanurira. Ni ibihugu bitatu nari ntumweho naniza message yabyo: Burundi, u Rwanda, Kongo. Wenda ubutaha Imana nimbwira n'Ubugande nabwo nzabushyiramo nta kibazo. Nimbwira n'inuma ku Bugande nabwo nzabushyiramo nta kibazo. Hanyuma Imana ikintu cya mbere yari iri kureba Abanyarwanda, ikareba Abarundi, ikabona Abakongomane, ikabona mwumye, mwarumye, mwatakaje ibyiringiro. Niko Imana abantu mnyonze mbabwire ko mwatakaje ibyiringiro. Habaye iki? Imana kikomeje akazi, mubaye iki? Kugeza ubwo mutakaze ibyiringiro, mukumagara. Bibiliya yavuze ngo nimwumve ngo Ezekiyeli ahanura uko yarategetswe. Aravuga ngo arahanura, amakimara guhanura ngo umwuka uraza winjira muri ya magufwa. Ngo Ezekiyeli byatangiye yerekwa, ngabona amagufwa yumye. Yari yumye pe, yari yumye. Nyarwanda mwari mwumye. Sunde mwumishijwe n'iki? Imana kiri mu kazi gikomeje gukora, yitumye mutakaza ibyiringiro kugeza nubwo mwumye ibyiringiro bigatakara. Imana abantu myembwira ko iki gihe atari cyo kumagara, iki gihe ntabwo ari cyo gutakaza ibyiringiro, ahubwo ni igihe cyo kugira ibyiringiro, gusubirana ibyiringiro. Nimusubirana ibyiringiro aho muri mu kazi, musubirana ibyiringiro aho muri hose, muri biro, musubirana. Imana hamwe ngo musubirana ibyiringiro. Niki gitumye mutakaza ibyiringiro? Kinsengero za mbere ari mu mutima. Nawe ku rusengero ari ruriya. Kurusengero rwa mbere n'umutima. Imana ije gasanga umutima urakinze. Nuruse ivuga ko urusengero rwa rukinze. Igihe izaza gasanga cyakoze umutima urafunze, nibwo izavuga ko urusengero rwa warufunze. Ezekiyeli ngagiye mu mwuka, agiye kubona amagufwa yumye, ngo yitegereje neza, ngo umwuka w'Imana aramumanuka aramubwira ati genda uhanurira ari amagufwa. Nje guhanura. Uziko ari umuntu yuma kumagara mu mwuka, kuma agasigara ahagaze yarumye. Nubwo wari warumye, nzanye ubuhanuzi buvuga ngo ongera ubeho, kuko Imana ivuze ngo baho. Nubwo wari warumagaye mu mwuka, Imana iravuze ngo yongeye kugusuka undi mwuka wera kugira ngo wongere uhembuke. Bari mwamaze kuma. Niki cyatumye mwumagara? Niki cyatumye mwuma ibyiringiro mukabitakaza? Niki cyabateye kumagara? Niki cyateye abakristo kumagara kugeza nubwo baretse gusenga bakaba bari kujya ku mutubari?
Niki cyabateye kumagara mwabaririmbyi b'abakobwa mwe kugeza ubwo mwatakaje ibyiringiro mukaba mwatangiye kujya kwishingira? Niki cyabateje kumagara mugatakaza ibyiringiro kugeza nubwo mwatangiye kujya gusambana? Niki kibateye gutakaza ibyiringiro mukumagara mu mwuka kugeza nubwo mu mirimo mwumagara? Niki kibateye kunamuka mugatakaza ibyiringiro mukuma mukageza nubwo mutangiye gutubura? Niki? Ezekiyeli ngayarebye umwuka w'Imana akamubwira ngo Ezekiyeli ari amagufwa yakongera akabaho. Ezekiyeli ahanura ijambo rikomeye arabwira ati mwami nino sifonema odasima ola sifonadra niyo bizimwa. Imana iri kurizwa n'abantu bumagaye, Imana iri kurizwa n'abantu basubiye inyuma, Imana iri kurizwa n'abantu baretse gusenga, Imana iri kurizwa n'abantu bagiye mu bupagani, bagiye mu byaha, Imana iri kurizwa n'abantu bagiye kuraguza, Imana irimirizwa n'abantu bari kunywa inzoga, Imana iri kurizwa n'abantu bari gupfa barimbutse, Imana irimirarira irashaka kubaho muri Kristo Yesu, irashaka kubaho muri Yesu Kristo ukaba muzima muri hamwe na Yesu Kristo. Imana irashaka ko nta muntu upfa arimbutse, irimo yinginga abantu, irimo yinginga abanyabyaha ngo nimuze. Imana irashaka afite imbabazi, irashaka guhembura abantu, irashaka kubahindura abazima, irashaka gutuma abantu baba bazima muri Kristo Yesu, irashaka gutuma abantu bongera bakabaho kuko hari benshi bapfuye bagaza mu mwuka, barapfuye bararangiye, ariko Imana irashaka kongera gutanga ubuzima, abantu bakongera bakabaho bakakira ubuzima buzima. Pelaza la sifonadrai meli wa shadow man nefonadrai. Imana ibwira Ezekiyeli we yahanurire, ndahanuye muri aya masa navuze ngo netostifo. Imana yavuze ngo ishaka kongera abantu ibyiringiro, nimuve muri ibyo bizashaka kongera guha abantu ibyiringiro, mureke gutakaza ibyiringiro, mureke kujya kure y'umugambi w'Imana. Imana yagarutse guha abantu ibyiringiro. Nihuse cyane Ezekiyeli ngarahanura, ngamaze guhanura ngo ndihuse. Bibiliya bangwa nuko aya magufwa ngo umwuka w'Uwiteka uramanuka. Hari umwuka w'Uwiteka umanukiye mu bantu bari bumagaye, hari umwuka w'Uwiteka umanukiye mu bantu bari batakaje ibyiringiro, hari umwuka w'Uwiteka umanukiye mu bantu bari basubiye inyuma. Haleluya. Imana zo me nefo oda sifo nadra me niwa odas. Hari umwuka w'Uwiteka Imana izanye ku bantu bategereje, kubera bategereje Imana. Ngo nuko amagufwa ngo imirambi irongera irahaguruka. Birangije ngo Imana itibwira Ezekiyeli ngo ati yewe aba n'Abisirayeli bari barumagaye, bari baratakaje ibyiringiro. Kuki wari utakaje ibyiringiro? Iramubwira ngo abo n'Abisirayeli bari batakaje ibyiringiro, bari bamaze gupfa mu mwuka, byari byarangiye, bari bamaze kumagara, inyama zabashizeho, bari bamaze gutakaza ibyiringiro. Ariko genda ubambwire ngo noneho ngiye kubakura mu bituro bari barimo, ngiye kubakura mu bituro bari barimo, kuko nongeye kubasuka mwuka wanjye wera, bongeye kubaho kandi nzabagarura mu gihugu cya Isiraheli. Amen. Imana ibahe umugisha. Tujye gusenga. Reka ntambutse message. Imana ije gukora icyo bita shanjoma, kabiri ije gutanga konje, kandi konje y'iteka ryose. Hari abantu Imana ije guha konje mu nzego zose, ahantu hose ije gutanga konje. Nivuga konje ntago ari ikiruhuko cy'iminsi 3, ni konje y'igihe cyose. Kandi ikindi Imana ije gutanga konje mu bihugu bitatu, mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cya Kongo. Cyane cyane ambwe ngo zaze bwira abarundi ko mu gihugu cy'u Burundi Imana ibibasiye cyane, uko abakomeye bari abakene, iramwe ngo gutaka ko abakene, gutaka ko abanyamibabaro kwayigezeho. None Imana irahagurutse ije gutanga konje mu gihugu cy'u Burundi, kandi mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane Imana ambwe ngo irabibasiye, kuko yageze kabije gutanga konje, kabije gukora icyo bita shanjoma mu Barundi. Imana irambwira ngo ije kurenganura abarenganye, ije kurenganura. Imana ije gutanga shanjoma. Icyo bakoze ku bantu bayitegereje, hari abasaga nko bari mu bituro. Imana ije gukura mu bituro, ihaye ubuzima, izuye muri Kristo Yesu. Reka dusenge. Ariko Imana ije gutanga konji we, Imana ije gutanga konji, Imana ije gutanga konji. Ndabihanuye nitangazo narenzanye. Ese uhagaze uri kwishimirwa n'Uwiteka cyangwa gukora ibyangwa n'Uwiteka? Niba uri gukora ibyangwa n'Uwiteka, Imana ije guha konje. Gerageza ushaka ubwami bw'Imana.
icyo abakoze Imana itanze kubaho muri Kristo Yesu. Hari abantu Imana yongeye kubaho, hari abantu Imana yongeye guhakubaho, hari abantu Imana yongeye guhakubaho. Niba wari umaze iminsi ufungiranye muri iki gituro, Imana uyu munsi kigukuyemo. Igituro cy'uburwayi cyagutaga cyatumye utakaza ibyiringiro, Imana ije kugigukuramo. Igituro Imana yantumye imbwira nongera mbisubiramo, ije gutanga konje cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi. Irabibasiye igihugu cy'u Burundi kibasiye, kuko Imana yambwiye ngo ninzaze mbwira abarundi ko abarundi bakabije kuyigomera. Yego mu gihugu cy'u Rwanda naho rero irahageze, ije gutanga konje, ije gutanga konje kandi ije no gukora icyo bita shanjoma. Imana ibaho umugisha. Hanyuma ushobora kuba warasubiye inyuma, uri umusambanyi, unywa inzoga, unywa itabi, ubuhese bwarakunaniye, kwikinisha byarakunaniye, urakizwa yosubira inyuma. Reka dusengane Imana uyu munsi abari wanyuma ukizwe. Iri ni itangazo, iyi ni impanda rumvishije yabari wo munsi wawe kugira ngo wakire umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Imana yacu, Imana ikomeye, Imana nziza, Imana nyir'ubutware, Imana edomene tostifo eda siwa nadraya meni tasima oda sifo egome meni wa oda sifo nestase manda lo pewa sharawi ewa nestase. Abantu bari bankurikiranye ndabasengeye bana we, kuko uvuze kuje kongera guhembura, uvuze kuje kongera kuvana abantu mu bugwe, kuko bari bamaze kugwa, barabageza abantu batakaza ibyiringiro. Ariko ndavuze ngo yaraye umunsi wa none imbaraga zawe nizibamanukire, bwiza bwawe nibubazeho mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo aka kanya gabanya umubare w'abagwa wongera umubare w'abakizwa. Muno saro twumvisha kumva tsinzwe urubanza rw'ibyaha, mubabarire Mana mu imbabazi zawe. Bari barwaye bakize, bari bafite amadeni bishurire, bonaga nta buryo w'uburyo, bona byabacanze cangure, kandi ababonaga mwami byabayobeye. Ugira uko wabigenza uko ari umurengezi wa byose, ngabagire neza nose bari bankurikiye mu izina rya Yesu, amen. Ukeneye kumpamagara kumvugisha, kugisha inama 085 719 34 085 719 34. Hanyuma ukeneye indirimbo zanjye ni Nereya official channel ya nshisha ibiganiro by'Imana cyangwa by'uvuga butumwa Iramiro TV. Hanyuma geraho hanyorekire kuri subscribe, share, like, comment no ku Bayo TV naho wamamaze ubutumwa bw'Imana, ukora subscribe n'ibindi byose. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen.